mwazanye. Yego muraho neza. Urugendo rwabaye ruhire? Rwabaye ruhire ariko utarakererwa igira hafi turamukanya. Bunyihobe. Muraho neza. Muraho. Dukunda kuramukanya ngo Imana irabakunda namwe mukikiriza ngo nawe iragukunda. Imana irabakunda nawe iragukunda. Murakoze cyane. Yego. Amashongore. Yego. Mumeze mute? Turaho. Urugendo rwagenze amahoro? Rwagenze amahoro. Reka mbwire Alex noneho niba mugihe nkikubaza amakuru niba inzira itakurumye muri mwango ambwirira abanyentango banje bahigika impiza hanyuma bashyiremo n'imiheha hanyuma dusangirira hamwe nkwakire mu gihe ntarakubaza amagenzi yawe. Murakoze. Alex wanyarutsa habanza nkakira kabisa mbere yuko mubaza amagenzi. Murakoze. Nibyo rwose hano abakobwa bari kubikora neza, nyaboneka mutebuke. Mwari bazima niko mwese? Yemwe turi bazima nawe urabibona. Ko ndabona waguye agacuho. Ntabwo nagacuho buryo umuntu yakomeye mureba inyuma ntabwo mureba mu mutima. Nukuri urabona igihagararo ndi wese. Yego kizima no gushima Imana yuko hageze amahoro. Yemwe twaje amahoro twese nabo twaza. Nukuri. Ngaho abo banyentango banje nyabona nibangire vuba twakire bano bashyitsi. Ngaho dusange karyohe inshuti yanjye hanyuma numara gusoma gacurura ndaza kukubaza amagenzi yawe hanyuma nsaba abandi bashinzwe ikigega ndetse n'intango barebe bano bashyitsi bakore nk'ibyo nkoze abaje bazanye na kabisa bose babakire hanyuma niwamara kumara wagakungugu ndaza kumubaza ikimugenza. Murakoze wasura mu cicaro. Yego nawe urakoze dusangire karyohe. Nyakubahwa muvandimwe n'inshuti nkunda Honore rero ndabona tumaze gusoma ariko mbere ya byose reka tubanze tugushimire. Yego kabenda kumva. Mu by'ukuri uru rugo uko rusanzwe rwakira abashitsi ariko twe dusanzwe turugendamo si ubwa mbere twaruzamo none nagiraga ngo abavandimwe nazanye nabo baje bankaragiye bamfashe kugushima kubw'uko utwakiriye. Urakoze. Yewe ni iby'akazi ka muntu ubundi byakagombye kuba ngombwa yuko uja gusanga mu rugo umusanganiza ifunguro rero si ngombwa ahubwo ariko ni iby'ingenzi burya ngo ibiganza bitanze berekezwa no gushimwa. Nanjye mu mashimwe ndayakiriye hanyuma namwe mwakomeje kuza muganura urugo ntimwagiye ahandi nuko mwari muzi yuko muje mwisanga ahubwo rero uhindukiza igikana inyuma urebe yuko abo mwazanye bose ntawe isazi kiri ku munwa nyuma yaho rwose wumva utuje niba waje ugennye hano cyangwa niba kwari kugira ngo wice isari ukomeze nabwo nta kibazo ariko banza ushira inyota hanyuma yaho uze kumbwira amagenzi yawe. Ndabizi yuko ijambo urarihorana ahubwo niwumva uhugutse uze kunsaba umwanya ndawuguha rwose. Murakoze reka dukomeze dusangire karyohe. Urakoze ukiri aho ngaho rero Honore burya wabonye nje nkugana uranzimana ndishima ariko niba waroye neza nanjye ubwanjye naje nkanije nkaragiwe n'abategarugori nkaragiwe n'abasaza bagenzi banje
nkaragiwe n'abasore nkaragiwe n'inkumi. Alex ari Alex ndahari. none rero nkiri aho ngaho nakumvise kabi, nakumvise rwose, reka kwivuna. Yego umunyarwanda ngo niwe wavuze ngo yewe mbwira wumva we, ngo niba wumvise mvuze ngo iki. Alex, mbwirira abo banyabigega, wambwira ngo amatama masa ntiyakiri nk'igisigati, kandi nta mugabo uvugira ku ruhanga rusa. Ubwo nicyo kabisa ashatse kuvuga. Bagira icyo bamugezaho hanyuma atangira ijambo rye. Murakoze. Hari aho nasize ahari atari aho? Emwe byose urabizi, usa na Bibiliya rwose. Komeza usoma, ariko ndabona usa n'ufite ubwoba bwo gusoma rwose, ucurure wumva utuje uri mu rugo. Ariko nawe uratinyuka Honore koko, mu maso yanjye urabonamo ubwoba? None se ko ndi kubona usa n'ukuntu icupa nkabona rigisa ritaravaho impiza, kandi nagwaye igicuma ngira ngo uragicumuza izi nkaba mbona. Oya, usibye ko baca umugani mu Kinyarwanda ngo inkima inyagirirwa munsi y'icyo yuriye, naho ubusanzwe rwose nta bwoba mfite. Nyegera rero twegerane, duhuze imitima ituze, duhuze imisa y'imisambi ihiye. Yego rero Honore, karame, naje nkanije sinaje ubusa. Dore ko iwacu duhora twenga ni kwa Nyirabyengo, duhorana ubuki kuko turi abavumvu. None akira ngo turuhuke. Murakoze. Amashyi menshi. Yewe isa niyengetse, ariko ntabwo bizi iri bara rwose ndabona ntabwo ari mwivugisha umugabo amangambure se. Oya, ntabwo ari iyo ngiyo, ahubwo ni ya yindi Yesu yafashe amazi akayihindura iyo ngiyo nyine. Ubwo none ndayishyira mu bihe bigega, niba ari ituro. Ntushaka kuyishyira mu kigega cyo mu ijuru, urumva ikomoka he? Ubwo tuvuge ko ari Imana yazimanye. Girebe hariho n'ishapure. Rwose pe. Yego ngo ni beya futu. Nta kibazo, turashimye. Hanyuma ndabizi yuko ngo amatama masatakiri nk'igisigati. Iyi nzoga dutuye muri kino gitaramo rwose nasabaga ngo kwabanza tukayisogongera. Banza wicara aho, banza wicara usoma, utayisoma uhagaze ugahagarika imitima. Urantera ubwoba rero. Ntabwo ngutera ubwoba, ni ukuri. Ni inzoga y'abagabo, inyobwa n'abagabo, ingenzamunwa zigiye. Icara ubanza usome ako kantu. Niba hari n'ikindi giseko ufite ntabwo ndi bucyange. Wumva utuje pe, ibintu burya bisanga ibindi, kandi na Bibiliya nk'uko yabivuze ngo ibintu bijyari ibindi. Rero wumve ko niba hari n'ikindi giseke wateguye kwa Mupenzi na Honore turacyakira. Hanyuma nawe aba bana banje, aba bahungu n'abakobwa, bakomeze reba abo bantu mwazanye, he kugira uwicwa n'umurumango. Murakoze. Rero Honore, mu by'ukuri mfite icyanzinduye, ariyo mpamvu ubonye uze ntibazane ku byo nakanije. Naje nkugana, kandi umugabo azindurwa n'ukuri, ntabwo yazindukira ubusa nk'igihu. Igihu nicyo kizinduka ntikizana imvura, kandi ntikizana izuba. Rero icyanzinduye, naraje ubushize muri uriya mwaka warangiye, naza kubwira ko umuhungu wanjye yabengutswe umukobwa wawe. Nsubiza neza ijambo ndateze kuzibagirwa mu buzima bwanjye. Urambwira ngo si ubwa mbere tubasabira, si ubwa kabiri, kandi si nabwo bwa nyuma. Ijambo rinyuze ngusaba kuntegeka
umbwira neza cyane uti niba wemewe gutegekwa nanjye amategeko ndayafite ndagutegeka. Wowe nabo mwari kumwe ndora aha ngaha mubanza gusohoka gato mujya hanze mujya inama, murangije muraza murantegeka. Nanjye nk'umuntu wemera amategeko nemera gutegekwa, kuko ntawanga gutegekwa na nyir'amategeko keretse yitegeka. Mbwira ko umukobwa wawe yize amashuri menshi mu bihugu bitandukanye, mu Bushinwa, mu Buyapani, sinzi n'ibindi wambwiye ngo biba muri Australia, ntabwo nzi aho bituye, niba ari mu nyanja hagati ntabwo mbizi. Mbwira ko untegetse inyana 20 nziza z'inzungu, nanjye gusubiza neza ndakubwira nti nka 20 byari bikwiye nkurikije amashuri umukobwa wawe yize koko, ariko ku kibuga hasigara ubusa. Ndakwinginga ndagupfukamira nicisha bugufi kuko nsanzwe nicisha bugufi, kubwira ko mfite inka nziza 10, ntiwangora ntiwampogoza, kubwira ko mu minsi itarambiranye nzaza nkagukwera. Uranyemerera urambwira uti ntabwo habaho wowe nanjye ngo mbe njye, ahubwo uri muri njye nanjye nkaba muri wowe. Ubwo ni honore muri kabisa umwe. Nuko tunomaze kunozanya rero, naje nta kindi kinzanye usibye kuzanwa n'amasezerano twagiranye yo kugira ngo inze ngukwere. Murakoze, murakarama. Amashyi menshi, amashyi menshi. Kabisa vuze neza nkaho twagana, ntagisa n'ibyo burya gutanga amategeko hanyuma bakayakurikiza n'iby'ingenzi, kandi ngo aho imfura zisezeraniye ntuzihurire. Rero nakubwiye ngo ibyo biseko nzaniye ntihagire icyo usubiza uri mu rugo, ahubwo nyine iya mbere rwose nashimye kandi nanyuzwe. Ndabizi yuko agasozi kazamutse inka kamanuka umugeni, kandi burya niryo teto, nibyo bishimisha umubyeyi yuko yareze neza, hanyuma nawe ukanyurwa yuko nakurereye. Mbaye nshimye nubwo bitaratungana, ariko waje ugamije kandi wamashije rwose, nta gisa nabyo. Reka ahubwo twose amasezerano by'ibyo twasezeranye, nyuma yaho ibintu bikemuke n'ibitinze mu nzira birabura burya. Murakoze. Urakoze cyane rero Honore. None nkaba nagiraga ngo mu by'ukuri unshakira abasore bawe 2, nanjye hariya hari abasore 2 barimo na veterineri. Munyarutse sha mutebuke ahangaha. Nshakira abasore 2 maze bagende bajyane nabo mu rwuri, basuzume ko inka zitarwaye ruhaha cyangwa se ikibagarira. Ni inka nziza ndazizi. Reka mbwire Rugango wanjye Agricole ajyane n'umushumba wanjye bita Manzi, nyuma yaho bagende barebe yuko izo nka ari nzima. Agricole ndabizi ko yize ubworozi bwiyongera kuzo dutunze, hanyuma niba vayo baramurikira koko yuko utampaye zarwaye rutanda cyangwa izishwe n'ikibagarira. Reka Agricole ni wowe Rugango mfite, jyana n'umwana umenyereye kuzicira icyarire ndetse
ibindi nkabyo, hanyuma uzisuzume urebe yuko zujuje amategeko. Ariko kabisa ndamwizera ntabwo yankwera nabi kuko yahisemo kandi n'ibyakazi ka muntu. Rero ndizera yuko yanguhamiriza neza kwa se uko ngo abakweramo ni byiza kandi ntabwo wankwera nabi, ibyo ndabyizeye. ariko ugomba kugira ukwizera ko kuri n'umwana mu Kristo. None se ko batubwiye ngo Yesu azaza ntukibitegereje? Aha niko biri nyine, ngo hahirwa uwizera, ngo kandi kwizera ngo ni ukumenya neza yuko ibyo wizera utarabibona kandi ariko bizasohora kandi isezerano rikaba iryo. Rero niyo mpamvu ntacyo ngukeka muri make. Ubwo no kugira ngo barebe yuko zageze mu kibuga zitahuye n'ikinyago, hanyuma n'umwana yuko yazicaniye, ibyo bikarangira kuko ndabizi yuko utankwera nabo. Murakoze. Oya nta nubwo nsa n'umuntu wakorora inka rwose. Oya rwose, cyane cyane yuko tunabangikanije urwuri rwawe ndaruzi, keretse n'ujya kumvunjira ukampa izo ntazi wagiye kugura muri rya soko nge nawe tuziranyeho. Oya nta nyamutara nagukwera ko niko kirazira rwose, nta bivamvari mu zawe ndabizi. Oya nawe urabizi rwose. Yego Zehe rero twagiye nkuko mwarimu dutumye kandi dusanzwe turagira hamwe. Nukuri inyana nziza 10 nkuko umusaza bikubwiye twazibonye zimeze neza. Mbere nabonye harimo nk'ebyiri zihaka. Umusaza pe ntako atagize kugira ngo ashize amasezerano neza. Tukaba tunazigejeje mu zacu, dusize twugariye nta kibazo rwose umusaza, ahubwo no ku ruhande rwanje umusaza umushimire cyane pe. Murakoze. Sinzi rero niba aba bashumba bawe tubabaza uburyo baragiye n'uburyo buhiraga kugira ngo uko bazishimye natwe tuzakomeza uko tuzifata. Ubwo nahawe niba abashumba bawe hari akanya katubwira uko babigenje, natwe noneho tukazicisha umukena, ahubwo ko muziduhaye natwe tuzubakire akacu, ariko twabanje akanya. Murakoze. Nk'uko uwo mwaduhaye ngo tujyane uko yabibonye, yageze iwacu agera mu gikuru cyacu, ngira ngo hari ibyo yabonye, hari imizinga cyangwa se ubwato. Inka zacu rero uko twazitoje zinywa umunyu zirarigata, namwe muzazigendereze gutyo zizabahira. Murakoze. Zorowe kijyambere mu magambo make. Tuzongeraho direshi. Yego. Sawa, mwakoze. Watumye yatumye abakuze. Mwakoze cyane. Nimusubire mu cyicaro. Rero bavandimwe inshuti mwese muri aha ngaha, buri kintu cyose muri iki gihe kigira inyandiko. Kugira ngo inka tuziguhe byemerwe nuko ari nzima koko, zitarwaye ruhaha, zitarwaye ikibagarira, twabanje guca kuri ministre ushinzwe iby'ubutunzi n'ubuhinzi, anyandikira urwandiko rugaragaza ubuziranenge inka ngukwereye zifite. Inka imwe yagaburiwe neza ifite ububasha n'ubushobozi bukamwa litiro 20 mu gitondo na nimugoroba. Urumva ni litiro 40. Nabyo mu biduhera amashi. Hanyuma rero nyiricyubahiro nyakubahwa honorable Honore akira urwandiko rwa ministre ushinzwe iby'ubworozi n'ubuhinzi.
mwabampereye amashyi mwokagira imana. nashimye kandi nyanyuzwe, burya ntabwo wanyurwa uko nareze hanyuma ngo nkoshe nabi. Nashimye rero kandi ibyo uvuze rwose umutungo tuwuhuriyeho ni uwanjye na kabisa. Urakoze, uragahingaho wese. urakoze cyane. Reka dukomeze tuganire. Urabizi uza kunsabira, waraje ufata irembo ndariguha, uratebutsa ndakwemerera, uza gutegekesha ndagutegeka, none ubu waje kunsa amasezerano nk'uko wabivuze. Ariko koko wambwiye umwana nsanga muzi akiragira inyana, ariko burya yagezeho uko avuga yuko yabengutswe akeneye gusabirwa akava mu kirambi cyawe ukamushyira mu mbere nawe agashyira imbeho, burya wamaze gukura. Rero binkundiye ku cyubahiro cyawe n'abaje bakugaragiye, hanyuma ukanyereka uwo musore ndi bwite umugabo muri kano kanya kuko byemewe n'amategeko namuhaye, byanyura aje akandamutsa, hanyuma nkanamenya n'umwana wiyongeye ku wanjye akaba n'umukwe wanjye. Murakoze, byafasha. Nasabaga ariko ntabwo nanjye nagusabye ngo unyime, kandi ikituranga ni uko nja ngusaba ukampa, nawe icyo nsabye ndakikwemerera ndakugoye. Rero mbere y'uko gusuhuza ari gato manza kubaganirizaho. Hari umugabo wigeze adusetsa atubaza ukuri ariko twese kuratuyobera, ati umugabo ni iki? Abandi ati umugabo ni ibitekerezo byiza, ni ibiganiro mu bandi. Abandi ati ni uguhahira urugo. Bavuga ibintu bitandukanye, ariko ukuri ko ari kwihisha aho ngaho yaje kudusobanura uko ariko. Aratubwira ati umugabo ni umwana w'umuhungu ukuze utangiye kunanira nyina, noneho nyina nawe kubera ko aba atagishoboye kumurera akamushakira undi nyina muto kugira ngo amufashe kumurera. Icyo gitekerezo niba ari cyo sinkizi neza, ariko ndumva ari ukuri, njye niko nakwakiriye. Umwana w'umuhungu ni umwana utangiye kunanira nyina kuko amaze gukura, nyina akamubwira ati shaka, akamushakira undi mugore muto akamwita nyina kugira ngo amufashe kumurera. Rero mwana wanjye ugiye gushakirwa nyoko wundi muto, ugiye gufasha nyoko kukurera, igira hino, haguruka uze hino. Umwana w'umuhungu ugiye kuba umugabo, ugiye gushaka undi nyina muto kugira ngo afashe nyina kumurera. Vayo, uramubona se? Naza kuramutse. Ndabona arimo neza. Bwabo burebure ni wowe. Ni ukuri pe. Nyiri umugore mwa. Urakoze cyane, ndamufite wowe. Yego, ndumva ari n'uw'ikinyejana rwose nta kibazo. Hanyuma yaho ndashimye, genda utambuke uramutse na nyoko bukwe ndetse n'abandi baje batugaragiye nk'umuryango.
kabiri ntabwo wareze nabi, nanyuzwe. Hanyuma Olivier nawe mugaragiye mwasura mu byicaro byanyu, namubonye wamureze neza, ntabwo rwose yahundagaza ngira ngo icyo kinyarwanda uri kucyumva, ahubwo ni umusore w'intarumikwa, azampa abuzukuru basobanutse. Ubwo muri rwa rurimi rwacu rw'amahanga, selection Masare nayikoze neza cyane, kuko ni umusore w'igihagararo rwose, ntabwo azabyara uduhwigiri. Uratuzi uduhwigiri? imfizi byaro ko byagiye Ako kantu rwose ndashimye. Kandi rero ngo akebo kaji wa mugarura, waba wicaye nanjye nkabwira abikambere bakambwirira uwo wanyuze Hamza, akamwitegereza, akamuhindukiza, akamureba, hanyuma akaza akanakuramutsa, akanameza yuko ntamuhaye murumuna we, hanyuma yaho nkazakurikizaho kuguhekera, ariko twamaze kwemeranya yuko uwo wasabye ari we naguhaye. Murakoze. Mwambwirira uwo mwana w'umukobwa akaza akaramutsa ababyeyi be ba kabiri. Sinzi niba barakubwiye amazina ye, afite 3, ay'ababyeyi yombi, kagira n'irya padiri wamubatije, yitwa Mukobwa Jana Mutimuke Yarine. Nguwo akuramutse. uraho mama, uraho nyiramico myiza, uraho nyiramutemba nshushu ayiga kera. Gira abana, muraho neza. Gira abana, murakoze kuturamutsa mama, muramutse n'abandi. urahoze nika amahoro uruhimbi n'uruzinge bravo kampire amahoro masa yabari bya byubahiro urugo ruhire bari banje. Kabiri, Karame ntabwo sinzi ahari naba nakuvangiye nkaguha murumuna wese cyangwa wanyuzwe n'uwo wanyatse. Yesu Kristo ati wabimenye, burya ntabwo ushobora kuyoberwa uwawe. Ngo ntanya niyoberwa iyayo, ngo babe ngo nta nkiyoberwa iyayo niyo yaba ari mugi, niyo byaba mu mwijima. Rero mu by'ukuri nanyuzwe kandi wakoze, nagushimye, ariko mu masezerano twagiranye reka nkuvuna amaguru. na n'ubu wambwiye ko utazajungora, nanjye sinzakugora. Niyo mpamvu nkubwiye ngo reka nkuvuna amaguru. Oya, ndagenza iki? Uramfite rwose, ntugire ikibazo. Reka nk'uko ubishaka, nagiraga ngo urebe yuko
ntaguhaye murumuna we ngo nkubere nka wa wundi harya ni Yakobo wagiye gusaba bakamuhareya kandi yasabye wa wundi harya bamwita nde wundi sese ko hari bwari uburimanganya bwa kera buno se uracyaba ubwo rero ibyo nageraga ngo nkurangirize hanyuma ntaza kugukubitira mu gafuka ahubwo rero bigikomeje nagiraga ngo basore bawe hanyuma na bakobwa banjye ibitinze mu nzira birabora kandi twamaze gufatiza abandi nagiraga ngo ubabwire bahaguruke hanyuma nguhekere tubahe n'ibyicaro byabo bakwiye hanyuma tubikure mu nzira unyurwe nanjye nyurwe yuko nareze neza murakoze urakoze cyane urumunyakuri rero ndumva naguhekera ahubwo kano kanya murakoze yemwe mwongera amashi mwoka byaramwe amashi n'ubuntu Imana yakureze nasabaga Alexi wandi akarango mu musore mutoya hano tumwita Jali ngo yakire aba bashyitsi hanyuma kuri bya birori byacu tumenyereye tubakire mu rugo uruhumbu rw'umusore turubakureho hanyuma banamenye uko bazajya bakira abashyitsi hanyuma yaho Aline yegere hino we namuza hanyuma batwereke ukuntu bazajya bagabura abashyitsi no kubakira mu by'ukuri turebe yuko tutazagera mu rugo rwabo bakarumanga reka rero dusabe amuza muhereze ikirahure na Aline bamuhereze muhe na Aline reka rero turebe ubanza guha mugenzi we ninde ngo biraduha n'ishusho yo watangiye ashotora turategereje twese kugira ngo turebe amashyi menshi amuzaniwe washotoye Aline amashyi menshi amashyi n'impundu ariko wamwongeye amuza rwose koko turebe ko na Aline ati nanjye ndakongera hanyuma rero natwe mudufungurire mutwereke ko twemerewe kuba twasangira namwe
uturahure hejuru mudutambagize amashyi menshi. Ubwo rero tugiye gusaba baze mu byicaro byabo. Kabiri ngo amagambo aryo hasubiwemo kandi ngo ijambo ryiza ni murumuna w'Imana. Rero wankwereye hanyuma nanjye naguhekeye, ariko mu by'ukuri ubu ibisanzwe by'akazi ka muntu, abana n'abanjye nawe ndabizi yuko utari umukwororoza bakosha akavuga ngo aranyazwe, ahubwo ibintu bijyaho ibindi biri. Rero mu by'ukuri wankoye neza, nako wankosheje neza, umpa amashashi nagusabye 10 meza cyane, kandi nkuko wabimbwiye wayagaburiye neza, urayuhira, uyaha ubwatsi, wongeraho na dreshe. Hanyuma yaho rero nanjye nagiraga ngo nkubwire ngo kuri ibyo byiza wakoze, kugira ngo nanjye nshimangire umubano dufitanye ndetse n'abana, nagiraga ngo muri izo wampaye nanjye nkuremo inkame 2 nziguhe zizakamirwa abana, uruhimbi rwabo ruzahora rwuzuye. Bityo rero nkaba nateganije bucura bwanjye ngo abari uzishorera azigushyikirize, Shema yakwigira hino akaguhereza urwo rwandiko, nawe ukaruha abashumba bawe bakareba yuko zageze ku gicaniro. Murakoze. Amashyi menshi, amashyi menshi. Ndamufasha banza aho neza, uri amahoro, uraho Shema.
amashu kagafoto ariko nk'umubyeyi nari ngakeneye shema ari guha akirafataho uyu mubyeyi badushature izo nkame ebyiri hanyuma zikazakamirwa Aline na Amuza. murakoze cyane Honore. Hanyuma kabiri uragahinga wowe weza nashimye, iryo nishimwe ryanjye rivuye ku mubyeyi. Urakoze cyane. Yego rero basura mu byicaro byawe. Mu by'ukuri Honore ndishimye cyane kandi reka ngushimire. Burya kugukwera ni itegeko ariko kundongoranya ni ubushake. Nubanyuzwe kandi nanjye nanyuzwe. Mu by'ukuri pe usanzwe umbera imfura ariko noneho urushijeho. Iwacu mu Bagaturika dukunda kuvuga ngo nimuzamure imitima hejuru, ariko ntabwo ari agatuza ngo tukarege dutya, ahubwo ni ukugira ngo imitima yacu iterekeze kuri Nyagasani.
mercy. Your mercy, 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 your Lord of mercy, mercy, mercy. Your mercy, 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 your Lord of mercy. Mercy, you deserve the glory. You deserve the glory. On my wedding day, Papa. Mercy, mercy, graduation day. Mercy, mercy, promotion. You deserve mercy. tubafashe kunezerwa twese aho turi tugerageze tunyeganyirwe rwose tubasabe bahagarare hari ariko dukomeze tunyeganyege Your mercy, 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 your Lord of mercy, mercy, mercy. Your mercy, 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 your Lord of mercy. You deserve the glory. tubafashe kunezerwa tubafashe kunezerwa amuza rwose ati uyu ni umunsi wanjye ndakubyinisha rwose Aline nawe ati ndi tayari rero tubafashe tunyeganyege aho turi ndirimba ati urakoze mana urakoze mana reka rero tunareba ndabona umwenzi mukuru hariya rwose hari ikintu yiteguye Jean ari kugenda agatera uburakari abagira ubwoba ntimugire ikibazo reka turebe rwose ukuntu agiye kudufungurira haya amashyi menshi cyane rwose umwenzi wacu ndabona arabizi cyane reka dusabe rero DJ twongeremo akandi cyangwa ugasubiza inyuma reka rero dusabe uriya mwana w'umukobwa yegere hariya aduherereze Aline na Amuza hanyuma noneho reka tubasabe kugira ngo mubashe kunyweshanya ndabizi Amuza uzi gutanga keya cyane ati ndabanza suzume ndebe ko nta kibazo ikinywaji gifite ariko dutanga amashyi mwokagira imana mwe ibi bintu ni byiza mufatira iriya foto reka rero tubasabe abari muri serivisi bakire n'abandi ariko tubanze dusabe abashyitsi bacu bakuru babanze bicare mu byicaro byabo dusabe n'abandi bose mwicare mujye mu byicaro byanyu dusaba abari muri serivisi nabo kugira ngo babiteho reka rero dusabe ducunguze uburyo umwete cyangwa umwete uburyo
dusabe DJ atumanurire ku ngoma ho gakeya. Thank you, my God, thank you today. Thank you tomorrow. For your love, thank you, my God. Reka rero uyu mwanya tuwuhe umusaza Honore agire icyo atubwira. Kabiri mwongeye kwirirwa? Yego mwiriwe neza. Muri amahoro, muri amahoro. Turi amahoro masa. Mbonye winjirana ikiringo. Ni nkuko bisanzwe ariko. Imbanguko n'imbaduko. Ngaho ijejuru tuvunye hobe. Hanyuma Imana irabakunda, nawe iragukunda. Amena. Ndabyiga ndabivuga gipadiri nanjye nubwo ndi umuvendesi ariko ndiga gukurura nkawe. Nuko. Hanyuma yaho reka mbwira umusangiza w'amagambo anyarutse nkuko bisanzwe bimenyerewe. Angirira cya anyoherereze babana b'abakobwa mbashe kwakira kabisa n'uru rubyiruko nzaniye ndetse n'ababyeyi b'amajigija ndetse n'abagabo b'ibikwerere. Hanyuma ye kurumanga mu rugo rwanjye na mupenzi. Murakoze. Reka mbivuge mu izina Alex Nangirire vuba ambwirire abo bikambere banyarutse nyabuna uyu musaza aticwa n'umurumango. Murakoze. Ariko wagenze neza rwose, nawe urabibona haba mu gihagararo n'amaso mbona. Nta micaca n'imiziga mfizi yakufatiye mu nzira. Nta byigeze bintega cyangwa ngo binteganye. Nukuri. Biguru n'umusore w'imbaduko binaje wabisimbuka. Kabi Karame ndakumva. Wowe n'abawe mwazanye ndagira ngo mbazimanire iyi nturire hanyuma dusangire karyohe mu izina ry'abatagatifu bose duhuriyeho. Murakoze. Mu bantera amashyi abo basaza. Honore rero urakoze ndagushimye. Ariko banza ugasuke hanyuma yaho gashyire mu ijigo wumve ko nakwengeye inturire itandukanye n'amarwa asanzwe. Hanyuma ndabizi yuko uri umugabo w'igikwerere itari bukuvugisha amangambure. Nyuma yaho nta n'umunanira nashyizemo kandi niyo nawe ushyiramo nzi ko ufite umuhanga wawe uhangamura. Rero dusangire karyohe hanyuma yaho uraza kumbwira amagenzi yawe mu kanya. Murakoze. Urakoze cyane Honore. DJ mpereza ku muziki wa gatoya. Ubutatu butagatifu mu Mana imwe ngo ni Imana Patri na Mwana na Roho Mutagatifu. Ubwo bakabaye batatu. None abari babiri nanjye babaye batatu. Amashyi menshi, amashyi menshi. Ubwo baza kuba ari n'umwe n'umwana umwe muri ya muzu umwe. Ubwo uwari yamuza wari wazanye ari n'umwe bakaba babiri tuba twungutse undi umwe baba babaye batatu. Wagereranya n'ubutatu butagatifu mu Mana imwe. Murumva bidasa? Rero hari umubare ufite akamaro kuruta undi. Umubare ukomeye kurusha undi ni gatatu. Icya mbere ni ubutatu butagatifu mu Mana imwe. Icya kabiri ni amashiga abantu bateka inkono bakarya kugira ngo babeho. Haleluya. Ni ukuri rwose. Rero kubera iyo mpamvu n'ibyishimo byinshi ndagira ngo baze
batuzanira umwana bakumurikire uwo mwana wongereye babiri mwari muzi bakaba batatu maze mwishimire icyo kirori tugereranya na Yezu Kristo waje kuri iyi si kuducungura amena mumumpera amashyi kagira imana muduhereze umwana ababyeyi mwigire hino muze mwereke ababyeyi ko mwamenye ubwenge mugafasha Imana kurema mwegereze umwana ababyeyi bamurikira ababyeyi umwana abari abana nabo babyaye undi mwana mu kilatini baravuga ngo pantrenantum vendrecere si domini nos cora civitas tremanta mamera grossia sisa arendos uyu musaza mumumpera amashyi rwose amashyi n'impundu amashyi n'impundu yegereze nyawe mwigire hino musohoze umwana mama kabiri wowe n'abawe Aline Namuza nagiraga ngo mbere y'icyo mvuga mpamagare Jacqueline n'umugabo mukuru Rwarinda ndetse n'akabyiniro ka Babute begere hino mu izina ry'umuryango wa Mupenzi ngira icyo mvuga bahageze murakoze ni ibisanzwe burya ko n'abakurambere nabo baba bakeneye amafunguro ariko twabanje Imana ntacyo bitwaye ngaho nimwegere hino kose ko ufite impamyi egera hino rwose ndabura umwana umwe sinzi niba hari uwo bita Shema niba ari hafi yakwegera hino ndabona asa n'uhuze yagiye mu nyana ubwo mu izina ry'umuryango wa Mupenzi rero nagiraga ngo mbabwire ngo wa mwana twatanze yazanye undi rero umwana ntabwo ari uwanjye na Jacqueline twenyine ahubwo n'umuryango kandi nimwe muryango wanjye na Mupenzi dufite sinzi niba Rwarinda ari bubivemo kuko ashaje ariko nagiraga ngo abanze hana amuha umugisha nyuma yaho hanyuma ku mbaraga nkeya ahita amuha Babote dukomeze uwo mugisha w'ababyeyi n'ibiganza byawe musesekareho humura karame hanyuma munkundiye ntabagoye hanyuma abo babyeyi bahaguruka nabo bakaza bagahagarara iruhande rwa Kabisa hanyuma tukaragira uyu muryango mushyashya
hanyuma nanjye mu izina ry'umuryango wa Gisangani ntadidimanga ntanariye ndimi ntabwo kabiri ntabwo umwana mu izina ry'umuryango wa Mupenzi ndi bumuhe ingobyi ahubwo ndamuha imukamirwa yiyongera kuri za zindi hanyuma nawe mujye mumuha inshyushyu yiyongera amavure na nyirakuru nacunda bamuhaye ayamaze kuresa ako kanya ariko reka imfura yanjye aba ariyo itanga urwo rwandiko hanyuma irusikirize umuramu we amuza n'umuryango we. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Jera reka mu izina ry'umuryango kw'imfura na se barangana ariko reka mbaze Aline oya mutware w'urugarahari Hamza wiriwe wambwira amazina y'umwana yitwa Akariza Ela. Akariza Eliane nabasabaga rero ngo imfura yanjye mbere yuko ibashikiriza iyi nkame nayo yongereho izina ry'umuryango wa Gisangani hanyuma amwite anamushyikiriza inkimukamirwa. Murakoze. Nibyo koko uyu mukobwa uyu mushiki wacu data Mupenzi mpagarariye ahangaha se giterana cya Ruganje uyu nguyu mureba yaramukundaga cyane niyo mpamvu yiswe umukumburwa Aline. Ma meneza uyu mwana, come on baby, mufate uyu mwana azaba umurokore. uyu mwana ngewe murebye nongeyeho izina ritagoye cyane, Cecilia, right? Yeah. Mukumburwa Aline Cecilia Silver. Yeah, thank you man. Amashyi menshi. Yes. Yeah. Ndacyariyo. Yeah. Kubwiza n'ibyiza mushiki wacu akomeje kutwongera mu muryango, niyo mpamvu nanjye nagennye iyi nka ngo izamukamirwe. Mumuhereza amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi. Mubashature mubatera agafoto nyabona. Thank you, baby. Thank you. Thank you. I love you, man. Hanyuma yaho kabisa ngira ngo urabizi iwacu nk'ibisanzwe gahunda ni ya pedagogy kandi ifite methodology. Rero mu by'ukuri nk'uko wabibonye ubushize nkimara kuguhekera narakubwiye yuko ntashaka ko uruhimbi rwawe rusigara ruhungabana nk'umuhererezi wanjye ngo yongere ibyansi kandi byose bibuganisha. Rero ku muhererezi watanze mushiki we yakundaga nawe yambwiye ngo hari icyo ashaka kongerera ku mwana abereye nyirarume. Tumwita Shema, akabyiniriro tukamwita Busha, abandi bakamwita Bushombe, reke nawe agira icyo yongeraho.
mwakoze cyane kuba mwaje byabaye byiza twishimye ibyo navuga mwanda ye musange kaze hano twese hamwe tuzamurire ku ijwi Shema tuzamura ijwi twumve twese twishimye hamwe kandi twaje hano ibintu byabaye byiza amashyi menshi Shema avuga nk'abasani ati byabaye byiza ariko amashyi menshi ijambo ryiwe ararishyikanye byandenze cyane urakoze Shema reka dusubize hanyuma yaho turacyakomeje MC ihangane nanjye aka kanya mbe umunsi w'umuryango wanjye ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bakita icyana igishwi burya cyo kirabusanga ngo ahubwo icyana kuko kigera igihe kikazakura ariko we arashaje nubwo akirimo umuryango wa Jacqueline ariko ndabyizera yuko akuze ni Babote yewe musaza mu bana bagisangane nawe uri inkubito y'imanzi rero ntabwo ndi bukurekure ntacyo ugejeje ku mwana wa mushiki wawe akaba akara kawe ndetse no mu maraso yawe akaba icyambu kiguhuza wowe na Yamuza ndetse n'umuryango we enda mikoro ugire nawe icyo ubwira umwana wawe. turashima icyambere na mbere turashima Imana kuba yaturinze tukageza magingo yatugihumeka ku mwuka w'abazima nanjye ntago nava hano ntavuze ni iby'agaciro kandi biranejeje buri muntu wese nanjye rero ntago nareka kuvuga ko nanjye urwuri papa yasize nanjye hari ingweba n'inyana yayo bihari nanjye navuze ati ndabyishimira ngomba kubizabiha bofu wanjye Amza na Aline mushiki wanjye na Cecilia Ella Akariza yakamerwa bakazahorana amata ku ruhimbi kandi mu minsi mike bazacyura iyo nka izataha nanjye iryo nari mfite n'iryo mwakoze cyane amashyi menshi amashyi menshi amashyi menshi ni byiza cyane mwapura duteraniye aha ngaha nakuze koko ndashaje ariko nshaje ndi umubyeyi kuva ubu ngubu uyu mwana ni umwuzukuruza wanjye Nina niwe mwuzukuru wanjye Nina yitwa Mukumburwa yagishwe n'umuhungu wanjye mupenzi ari nyina aza kwicira umukobwa we amwita Mukumburwa nanjye kuva ubu ngubu nubwo nshaje bwose kandi nkaba ntembagara ndacyariho ariko ndi kumwe n'abana banjye nemeye kumuha ingobyi yitwa inka ndetse ntabwo muha ikintu mubwiye n'ubu ngubu ndabitekereje rwose biri ku mutima wanjye uyu mwana ndamwishe izina nayinkamiye ni mama akaba umukobwa w'abacaba akaba ari nyirasenge w'uyu mwana mwishe ayinkamiye rwose
Amashyi menshi umusaza tumuhe amashyi. Hanyuma aba bavandimwe banjye na mupenzi batarasubira mu byicaro byabo, kabiri twanywaniye henshi kandi bikomeye. Nababwiye yuko kwa Gisangani tutarya twenyine, bakanwa karya ntiwumve, niyo kavugije induru ntuwumva. Bityo rero dufite inshuti y'akadasohoka, dufite kandi andi yakarambwira yuko ari butahe kure yigomwa akaza, ariko kuri kano kanya bahagurukije umuryango wa mupenzi, nawe ni inshuti y'akadasohoka y'umuryango, ni Mahungire, yahaguruka akaza imbere hano akagira icyo adutangariza mbere yuko asoza ibirori agasubira mu rugo, kuko ariko rero ufata urugendo rurerure, akagira icyo adutangariza nk'uko abinsabye. Murakoze. Na wasalimu nyote mjina tukufu la Yesu Kristo. Mimi kwa majina naitwa Babungire Shamavu. Mimi ninafurahi kuona kabisa hii kitendo inafanyika hapa siku ya leo. Mimi ni wa jamaa ya karibu na hawa wandugu wote, na ninafurahi kwa hii kitendo yenye natendeka magharibi ya leo. Kwa hiyo sina mengi ya kusema, lakini kuna furaha kubwa sana. Ninasema Mungu abariki hili jamaa ambalo limeacha tunakaa hapa saa hizi. Na Mungu abariki kila mmoja mwenye ameacha kazi zake, sababu hapa Marekani saha njoo pesa. Si ndio? Fasi moja nilikuwa kwa ofisi waliniambia dakika moja ni $1. Sasa maana ukifanya kwa mtu dakika 10 inakuwa dolari ngapi? Inakuwa dolari ngapi? Ukifanya saa 12 kwa mtu inakuwa dolari ngapi? Sasa tuishafanya zaidi ya kila mtu dolari karibu 100 saa hii. Na ni juu ya upendo, ninasema Mungu awabariki sana. Na mimi juu ya furaha kubwa sana, ninafurahia huyu mjukuu mwenyewe amepatikana mwa hili jamaa mpya. Na kwa hiyo ninamutolea kitu kidogo. Nasema Mungu amubariki, na kesho tuone mjukuu mwingine. Amashyi menshi, amashyi menshi. Basi Mungu awabariki sana. Asante sana, asante sana, tunashukuru. Bwana akubariki sana. Okay, Mungu awabariki kabisa. Mimi niko wa jamaa la karibu. Munasikia? Mimi kama naniinvite wanakuyaka kuniona kipekee, hawapigake simu. Tuko pamoja. Hivi walikuwa niinvite, walifika nyumbani. Mama, musika, kijana na mwingine kijana, mimi hawanipigiake simu. Nilikuwa kuniinvite wanafika nyumbani. Si mnaona ni kitu ya heshima sana. Na mimi kwa hiyo nasema Mungu abariki ninyi wote. Asante. Asante na wewe, Mungu akubariki. Niyo mpamvu nababwiye yuko ari inshuti y'akadasohoka. Hanyuma kabiri, ayanjye y'umuryango wanjye na Gisangani yarayo. Hanyuma yaho ntabwo umwana ari umubyeyi umwe, ahubwo tumuhuriyeho. Rero waje unsanga mu rugo, amategeko n'ayanjye ariko ijambo ni iryawe, sindi bukuniganirira ijambo. Niba nasubiza abana mu byicaro tukajya kwicara, cyangwa niba nabari ikindi urenzaho, nahawe umubyeyi dufatanije kurera. Murakoze. Yego, urakoze cyane Honore. Mwese bavandimwe nabashimye cyane, mu by'ukuri mutugaragarije ibyishimo by'umwana wavukiye mu bandi bana, mwese mukaba mwishimye. Abatazi bya Bibiliya neza bavuga ko
kuzuka k'umuntu ari ukubyara undi. Iyo umuntu atakiri ku isi akagira uwo asiga, aba asa n'uriho kandi aba ariho, kuko niyo shusho ye. Ariko hari n'ikindi umuntu avuga kitaje kibagirana, tudateze kwibagirwa, ni amazina y'uwabyaye, kuko aba uruhererekane. Niyo mpamvu bavuga ibisekuru, ngo uriya mwuzukuru ni uwande, ngo ni uwa Rwarinda, ni uwa Gisangani, Gisangani wa Rwarinda, Rwarinda wa runaka, bagakomeza. Icyo umuntu asiga ku isi ni urubyaro, kuko amazina yo ntabwo azimuka, n'abagukomokaho ntabwo baje bibagirana, bizahora ari uruhererekane. Rero muryango mwese muri aha ngaha, Amuza na Aline koko bafite umwana, bose ubu ni abuzukuru ba Rwarinda, none n'umwuzukuruza wa Rwarinda, n'umwuzukuruza n'akavivi n'akavivure ka se wa Rwarinda. Bizakomeza bigere ku gisekuru cya Ruhuma ku mutwe. Impamvu twishimira uwavutse cyane ni uko ari bwo buryo bwiza bwo kwicungura. Impamvu twese turi aha ni uko twabyawe, kandi nituva aha ngaha bazagaruka muri iyi sare twe tutakiriho nabo twabyaye, bazaza bayisezeraniremo, bazaza bayikoreremo ibirori, nabo bongere babyara abandi. Niwo mwandu w'isi. Ni nacyo Imana yatubwiye ngo nimugende mubyare, mwuzure isi mworuruki, ngo nk'umucanga wo ku nyanja. Mbese ni ukubyara buri munsi birasaba. Sasa rero bavandimwe, hari umuvandimwe aha ngaha witwa David, akaba ari murumuna wa Amuza, akaba n'inshuti ye imuhora ku mutima, yadusabye umwanya. Akira. Manje kubashimira mwese abantu bakuru muri hano. Uyu muri kureba hano ni mukuru wanjye, yaje hano mbere muri Amerika, arangije hano imyaka hafi 7 hafi 8. Yari nibwo ndi kuza hano hafi umwaka umwe n'igice, ariko kubera ibyishimo mfite muri aka kanya ibyandenze cyane, ni ibintu nubashye kandi byanejeje. Aho gusa ijambo mfite ndarivuga, mushiki wanjye ari hano, murumuna wanjye yaje. Simi yabona abo umuvandimwe ahamagaye n'ibanyarutse sister nawe nawe. Eva Roman. Uyu ni mushiki wanjye nkurikira, uyu ni murumuna wanjye. Gusa ijambo nayo mfite nyamukuru, murumuna wa Amuza, mukuru wanjye nubaha cyane, ndi kumwe n'ababyeyi banjye hano. Gusa nanjye muri aka kanya mpaye mukuru wanjye inka izajya imukamirwa, we na madamu we n'umwana. Gusa ibyo nari napanze, muri aka kanya inka izataha iva aha ngaha ejo mu gitondo, nzayibashikiriza. Murakoze cyane, ryari ijambo ryanjye. Amashyi menshi. Ndagira ngo dukomerezeho n'abashaka gutanga impano, tubikore muri aka kanya kugira ngo tuze kuvirayo rimwe duhita tujya kureba uburyo twakwakira abashyitsi, kuko mu nda ntago bimeze neza, umutekano ni mukeya. Ubwo rero abafite impano, Papa Kashindu liko nasema kuna zawadi ya mzee, njoo wakati huu.
naweza kuletea mzee zawadi. Umuntu ari we wese waba ufite impano yifuje gutanga kuri uyu munsi, turabaha aka kanya kugira ngo izo mpano tuzitange, noneho tuze kujya ku yindi gahunda. Kashindi, ni wakati wako. Kama nataka kusema kitu, papa Honore akupatie mikro. Yeah, nashukuru sana kufika hapa. Unajua hii mpango wote ilikuwa nisi wote fa familia. So kwa mzee na mheshimu sana, na kila wakati tunajua gisi ya kushauriana, vile gisi anatushauriana maisha. So zawadi yake niko nayo, sijui unajua mzee kututulelea msichana ni vema sana maisha sana, na mashauri mzee ilikuwa kutokea kwake sana. Nashukuru mzee. Envelope yakire Amashi menshi, tunashukuru, tunasema asante Papa Kashindi. Mungu akuongezee. Asante sana. Ya reka nzenda kanze kabiri. Reka mbanze nsobanurirwa Linda. Uriya mwana w'umusore hano High Point, ndakeka barimo kubwira byimbitse kuko Jacques na Gera baramuzi cyane. Iyo mpana iguhaye yuko wabyaye kandi wabyaye bakarera neza, hanyuma bakabungutsa abandi. Ati rero iyo mpano ni yawe nk'umubyeyi, ntabwo uri umubyeyi gitaho, uri umubyeyi muzima. Ati ako nakawe nawe kuko wabyaye kandi ukarera neza. Amashi menshi cyane, amashi menshi cyane, amashi menshi. Ngo ngwino baguhobere. Kashindi, karibia, karibu. Njoo mzee. Ngwegera hino. Karibia hapa. Nasema karibia. Karibia hapa, karibia hapa. Karibia mpatie yambi. Mzee akukumbatie, akupatie na harja imigisha muita ngwiki. Baraka. Na baraka za wazazi. Birakiyongera. Amashi menshi cyane, amashi menshi cyane. Asante sana Papa Kashindi. Asante, Mungu akuongezee. Ya Kashindi arakoze cyane. Hanyuma rero reka kabi. Jambere inyongera mbi bya bindi niyo mpamvu naguciye mu ijambo. No jambere rwose. Rero mu by'ukuri mwakoze, ijambo nyamukuru ni irya nyiraryo Papa wa Muzare kanze arivuge. Mu by'ukuri byandenze nabuze naho no bitereka mu mutima wanjye, ariko ntibyandenze ari ingeso, ni byiza gusa numva binyuzuye. Akanya tumaze ahangaha ni impuhwe zayo abenshi bageza ashishirwa, kuvuga ngo ikiturinze ntihabwe icyubahiro. Amagambo ahinnye kubwo nanjye ntotaha nkwamburiwe ku nzira. Nemera umuhungu wanjye Bizimana ari wamuza izakamirwa umuzukuru wanjye mu magambo make ntiniyaho. Ubanza bamwe batabyumvise, ndumva amashari make. Yemereye umuhungu we Yamuza inka yo gukamirwa umwana ndetse na nyina. Muduha amashi menshi cyane. Mfasha na mikoro sinazi no kwivugiraho, niyo mpamvu mutumvisha. Arega ni wacu nta mikoro yabagayo. Abantu kugira ngo twumvikane twashaka ku musozi nuko. Kandi muribuka Honore nawe washaka guhagarara ku musozi kugira ngo uvuge. Imikoro tuyibonye. Niko kuri. Imba nkwambuye. Ahubwo mwamufudikiye mwari kumureka ijwi rye riraranguriye nta bisarare birimo kandi yari bubikore. Urakoze uragatunga usa na ruke bahunganye na Kigeri. Mu by'ukuri nagushimye cyane, ariko nahereye kare ngushima
none mu by'ukuri umutima wanjye ibyishimo byuzuyemo, ndumva ntabigumana njyenyine, ndagiye kubisangira n'abo nasize imuhira. Nagiraga ngo unyemerere ngusezere, umbohore ahasigaye nje gusanganiza abacu ibyiza twasangiye. Watugaburiye, twanyoye, twahaze, watuganiriye neza, mwadutaramiye, none reka nze twisubize abo twasize imuhira nabo tuje kwishimana nabo. Murakoze. Nusabe kandi hari igihe namwima, rero mureke gukoma amashyi, murakoma amashyi ariko namuhaye, ariko kabisa nk'uko ubizi wowe n'umuryango wawe ntacyo nakwima uretse uburozi, ariko hari icyo ndi bugusabe, ndakurekura, ariko numara gusoza ubutumwa ugaruke dukesha inkera y'abahizi. Rero urambwira niba ubinyemereye cyangwa niba uhakanye, nanjye mbone mfata umwanzuro w'icyo ndi bukore. Murakoze. Mbera amashyi rwose, arakoze kumbohora. Nanjye icyo nkwemereye ni ukubera ko nimara kuruhuka mu mutima maze gushikiriza abandi umunezero, ibyiza nasanze iwawe, nasanze mu rugo rwa Gisangani, ndetse bitari byiza gusa n'ineza, tukabyina, ababyeyi bagatera impundu, abivuga bakivuga, ndongera mpindukire ngaruke dutaramane. Urakoze cyane. Yego, ndashimye. Hanyuma yaho noneho reka nk'ibyakazi ka muntu mu muco wacu tumeho umusaza Agricole abazanira akabando, hanyuma nta usezera ku mwana. Nyuma yaho nizere yuko uri buze gukimirana ukaza kugaruka. Agricole nari nsabye akabando, niba wanyo kugasubirayo kakanzanira. Nyuma yaho ndizera yuko ntagusezeye, ahubwo numara gusubiza ubutumwa bagutumye urakimirana ugaruke, hanyuma dukeshe inkera abahizi njye nawe twese tubohotse nta kibazo gihari, hanyuma dukomeze dusangire karyohe. Murakoze. Murakoze nawe ndagushimira. Hanyuma kabiri, ngabanyiriza akana kawe n'abaganji baje bakugaragiye, hanyuma aka kandi ni ak'ababyeyi nabo baje bakugaragiye. Ndumva impamvu iri bukugeze mu rugo ikagushyikiriza ibyawe. Murakoze, ndakeka utari burumangire mu nzira, hanyuma Imana ibaha urugendo ruhire. Nugera mu rugo mbere yo kukimirana ugaruka umbwire yuko mwasohore y'amahoro mutameneye mu nzira, hanyuma uze kugaruka ariko wamenyesheje yuko imuhira wageze amahoro. Urakoze. Urakoze nawe, ndishimye cyane kandi ndagushimiye. N'abandi mwese musigarana amahoro ya Nyagasani, kuko wabikoze mu by'ukuri ni ikimenyetso gikomeye cya gikristo. Wanyakiriye, ndanywa, ndanezerwa, none umpaye n'impamba. Yesu mbere yuko asubira mu ijuru yaravuze ngo nimwakire munyweho mwese, ibi muzaje mubikora munyibuka. Amina. Hanyuma reka nsabe Furaha Shariroti wa Makristiya adushyira imbere y'Imana
mbere y'uko bano bashyitsi bahaguruka, nyuma yaho abandi dusigare turyoshye. Murakoze. Data twese dukunda uri mu ijuru, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, ukomeje kubana natwe, warenze ubugingo bwacu tugeze muri ano masaha turi guhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe ry'icyubahiro. Tugushimiye rero kuri mu ruhande rwacu, meze ubane natwe mu bikorwa byacu bya buri munsi, tugutuye abana bacu ubahereza urugo ruzima, ubabere inkingi aribo bazubakaho, ukomeze ubagurire umuryango, bazagira icyo bakize abashyitsi kandi bagire n'inshuti nyinshi, urugo rwabo ruzaba intangarugero, mwami kandi uzabaha umugisha uvuye mu biganza byabo. Gendana natwe rero mu ngendo tugiye gukora zitandukanye, ari iza hafi n'iza kure, uyobore intambwe zacu turinde kibi, buri wese nagira ngo icumbi ry'amahoro turusheho gushima. Amaraso yawe rero nabe kuri twebwe, ineza yawe ikomeze tubeho, nibugeze umwami n'umukiza wacu, amen. Ariko dawe urabisanganywe kabisa, ntabwo yatoje nawe. Hanyuma yaho amahoro y'Imana abane namwe mwese.